nshuti z'Imana, amahoro nimukomere. Ese mwiriwe amahoro? Mubonye bwije ari nta kibazo? Twewe twabonye bwije ari nta kibazo. Imana yakomeje kuturinda uyu munsi wa none, ubwo byari bigoye tubonye turi amahoro. Yego, urugero birakwiriye cyane ko muri iyi minsi umuntu ashaka Imana, akashaka Imana rwose, kuko muri iyi minsi igihe ni igihe kigeze cyo kugira ngo dushake Imana. Imana igigira neza iyo uyegereye n'umutima wawe wose, nta kabuza Imana ijya ikugirira neza, igahaza kwifuza kwawe. Yego, hari abantu benshi Imana yagiriye neza, hari abantu benshi Imana yatabaye. Ngewe kuko Imana yangiriye neza, ndashaka kugira ngo ngusobanurire ukuntu Imana igira neza. Imana iratabara rwose. Hari umuririmbyi muri iyi minsi uri kujya ubwira abantu ngo atabare. Yesu birakwiye ko atabara abantu. Yesu birakwiye ko Yesu agirira neza abantu. Birakwiye ko muri iyi minsi rwose atabara abantu. Hari abananijwe n'ibibazo, hari abananijwe n'inzara, hari abananijwe n'ibikomeye ndetse n'ibigeragezo. Ibigeragezo muri iyi minsi ni byinshi, ariko hamwe no gusenga tuzajya tubinyuramo. Hamwe no gusenga tuzajya turangiza ibyo bigeragezo. Reka mbyinire Imana kugira ngo nkwereke yuko nta kindi kinesha ibigeragezo uretse kubyinira Imana. Ndavuga ku mukozi w'Imana Daniyeli. Daniyeli yari umuntu wubahaga Imana akayikorera. Ese weho ni iki waba uri gukorera Imana yawe kugira ngo izakugirire neza? Yesu aragukunda. Yesu yiteguye kugira ngo umwegere, umwakire muri wewe. Genda ubwire abantu ko Yesu agira neza. Kamuririmbira ku karirimbo kafashije abantu benshi muri iyi minsi. Atawale, atawale, mubwire Yesu atabare. Ngo Yesu ashaka gutabara. Ngo Yesu ashaka kugirira abantu neza. Ngo Yesu ashaka kugira ngo abantu batabare. Yego, nawe Yesu yagutabara nubwo waba uri mu bigeragezo. Nawe Yesu yagutabara ubwo waba uri mu biruhije. Nawe Yesu yakugirira neza, kandi rwose yahaza kwifuza kwawe. Baba bana Yesu abagirira neza, baba abantu bakuru Yesu abagirira neza, baba n'abaruhijwe n'ibibazo Yesu abagira neza. Ndetse n'umurwayi yarwaye agahamagara ijuru riramutabara. Nawe Yesu yagutabara. Ese weho wumvishije ibi tuvuze, hari icyo uri gukorera Imana yawe kugira ngo izagutabare? Hari icyo waba uri gukorera Imana yawe kugira ngo izakugirire neza? Ntabwo wakora imirimo ari uko warwaye, ntabwo wakora imirimo ari uko wahuye n'ibikomeye, ahubwo imirimo uyikora umeze neza kugira ngo nuba uhuye n'ikigeragezo cyangwa uhuye n'ikintu kigoye, Yesu azakugirire neza. Yesu aratabara, nta kabuza Yesu ajya agirira abantu neza. Yesu araruhura, Yesu aratabara, Yesu aratabara. Ese Yesu ntatabara? Ntabwo waba wewe ubona ko Yesu atabara. Yesu aratabara. Iyo tubonye ukuntu Yesu yagiye agirira abantu neza, nta kabuza Yesu yakugirira neza. Tubonye ko Yesu agira neza, tubonye ko Yesu atabara, tubonye ko Yesu aruhura abarushye n'abaremerewe. Iyo wizeye Yesu ugasoma iki gitabo, ndavuga Bibiliya, iki gitabo kirimo ijambo riguhumuriza, iki gitabo kirimo ijambo rigukomeza, iki gitabo kirimo ijambo ryagutunga uko waba uri kose. Yesu aragukunda, Yesu agira neza. Yesu aratabara rwose. Ni umugabo, ni umugabo, ni umugabo ukomeye. Yesu we, uri umugabo, uri umugabo Yesu, uri umugabo utabara, uri umugabo ujya ugira neza, uri umugabo ujya uruhura abananiwe, uri umugabo ujya usubiza abantu, uri umugabo. Natwe tuje aha hantu tuje kuvuga ko uri umugabo Yesu. Nta kikunanira rero. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Uwo wasezeranije isezerano, nta kabuza rirasohora. Uri umugabo ukomeye. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Yesu aratabara, Yesu agira neza. Narinje kukubwira ko Yesu agira neza. Narinje kukubwira yuko Yesu atabara. Narinje kukubwira yuko iyo umwakiriye aragusubiza. Narinje kukubwira yuko iyo umwemereye
akugirira neza. Narinje kukubwira yuko iyo Yesu umupfukamiye ukamuhamagara cyane, Yesu aragutabara. Ukamuhamagara cyane, Yesu arakurinda. Yesu yavanye Dawidi ahantu hari hagoye, aragenda mu bwami. Nawe Yesu yagutabara, nawe Yesu yakugirira neza, nawe Yesu yaguhumuriza, nawe Yesu yakurengera. Yesu aratabara. Ngaho bwira abantu bose ko Yesu agira neza. Bwira inshuti zawe zose birigwana nazo ko Yesu agira neza. Bwira abavandimwe bawe bose mwavukanye ko Yesu agira neza. Shakisha abo mubana muri sosiyete ko Yesu agira neza. Shakisha abo mubana ahantu hose hagiye hatandukanye ko Yesu ari we byose ubihagazeho. Yesu nakundwe, Yesu niyamamare. Haleluya. Yesu we, turakunezerewe. Twewe abanyarubavu turagukunda ko ugira neza. Yesu waraturengeye, nushimwe nuhabwe icyubahiro. Haleluya. Ineza yawe ni nziza, ineza yawe irahambaye. Nawe waba ukurikiranye iyi video, ubwira abantu ko Yesu agira neza, ubwira abantu ko Yesu atabara, ubwira abantu ko Yesu aruhura, ubwira abantu ko Yesu nta kintu atagukorera. Ibigerageza bikuraho, intambara zikuraho, ibikomeye bikuraho, n'uburwayi iyo bwageze iwawe, iyo wizeye Yesu buragenda. N'inzara iyo yageze iwawe, iyo wizeye Yesu iragenda. Yesu aragukunda, muhereza umutima wawe, niyamara kuwakira azakugirira neza. Yesu aratabara, Yesu arasubiza. Yesu turamukunda, Yesu turamukunda. Uwo ni Yesu. Izo zari inkuru nakubwiraga z'ukuntu Yesu agira neza.